nta muyuda, nta mugiriki, nta muroma. Muri Kristo ndi umunyarwanda, ndi mu Rwanda. Muri Kristo nta munyarwanda, nta murundi, nta munyakenya, nta mukongomani, nta mugande, nta munyamerika, nta musinga, nta muzigaba, nta munyiginya, nta mugesera, nta muhutu, nta mututsi, nta mutwa. Muri Kristo turi bamwe kandi turi abana b'Imana. Niba ugifite iyo myumvire uracyaboshye, ukeneye deliverance yo kubohoka. Wambaza ngo ni gute nabohoka kandi ifite ibikomere natewe n'abantu? Uracyaboshye. Mu byo Yesu yaje gukuraho n'ibikomere yaje gusangira ijambo ry'Imana biboneka muri Matayo ibice 2 ku murongo wa 6. Aravuze ngo nawe Betelehemu wo mu gihugu cya Yuda, ni ukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bwa Isirayeli. Amen. Bana b'Imana, nshuti y'umusaraba, niki umwuka wera anyemeje ko nganira nawe? Niki umwuka wera ari hambwira ku buzima bwawe? Niki tugiye kuganira? Ni ijambo rivuga ngo ntabwo uri mutoya muri iyi si y'abakomeye, ntabwo uri mutoya muri iki gihugu urimo cy'abakomeye, ntabwo uri mutoya mu ahangaho uherereye mu bakomeye, mu muryango wawe ntabwo uri mutoya. Amen. Bibiliya ivuze ijambo rikomeye. Uyu ninde? Ni Yesu wahanurwaga, wahanuwe n'abahanuzi batandukanye ba Yesaya n'abandi. Reka mbikwibutse neza cyangwa twibukiranye. Haleluya. Isirayeli ni kimwe mu bihugu biri aha ku isi, ariko kandi ni igihugu cyahuye n'ibibazo mu buryo bukomeye, ku buryo abaturage bacyo bagiye bisanga mu mahanga menshi, baratatanye kubera intambara zabagamo. Ariko muri izo ntambara zabo bagira umwanya wo kwegera Imana cyane, bagira umwanya wo gusenga Imana cyane, bagira umwanya. Reka nkwibutse ijambo rimwe: mu bibazo byose uzahura nabyo, ntuzigere wiyahuza ibiyobyabwenge, ntuzigere wiyahuza kuba indaya, ntuzigere wiyahuza kwesikoroka cyangwa kwiba n'ibindi, ntuzigere wiyahuza ikintu cyose gishobora kuzagushira mu kaga ejo hazaza. Kubera buri nzira yose unyuramo Imana iyikoresha kugira ngo ibyo unyuzemo bizabe ibikomeza abandi bigiye kizaza. Reka nguhishurire akantu kamwe gakomeye. Iyo unyuze muri ibyo bihe bikomeye, ntabwo bisobanuye ko Imana ibikwanga. Ibiri itegura ibyiza gukorera kugira ngo yongere ireme amashimwe mu buzima bwawe, kandi bikweretse ngo uzayizere kuko ari yishoboye byose. Haleluya. Niki ndiho mvuga? Yesu yari yarahanuwe nk'umwami uzaza akabohora Isirayeli yose, ariko hari ikintu kimwe cyantangaje. Yesu amaze kuza, ntabwo yaje ari umwami w'Abanyayisirayeli gusa, yaje ari umwami w'amahanga yose, kandi yaje ari umwami ubohora abarushye n'abaremerewe mu buryo bwose butandukanye. Ntabwo yaje ari uw'Abayuda, ntabwo yaje ari uw'Abagiriki, ntabwo yaje ari uw'Abaroma, ntabwo yaje ari uw'Abanyarwanda, ntabwo yaje ari uw'Abarundi cyangwa Abagande cyangwa Abakongomani cyangwa Abanyamerika. No, yaje ari uw'ikiremwa muntu. Kuko mbibutse ijambo riri mu Itangiriro, Bibiliya iravuga ngo Imana iravuga ngo tureme umuntu ase natwe, bagira ishusho nk'iyacu. Ntabwo Imana yaremye umunyarwanda, ntabwo Imana yaremye umunyamerika cyangwa umukanadiya. Imana yaremye umuntu kandi muri mu ishusho yayo. Reka nkubwirire ijambo, uri mu ishusho y'Imana. Haleluya. Uko umeze kose uri mu ishusho y'Imana, uko uri kose, uko ureshya kose uri mu ishusho y'Imana. Waba warize waba utarize, uri mu ishusho y'Imana. Waba uri umuyobozi cyangwa utari umuyobozi, uri mu ishusho y'Imana. Reka nkubwire, ola bivone kotashando lebone sazo. Hari ikintu kimwe namenye, nuko umuntu wese washizwe aha ku isi, Imana yamuzanye ku bwa bije yayo, kandi hari icyo Imana yamuzaniye kuri iyi si. Igihe cyose cy'Imana yakuzaniye kuri iyi si kitaragera, ibyo wanyuramo byose
Imana iri kumwe nawe. Wowe wikwiyahura, wowe wikwishora mu bikorwa bya Satani, kuko hari umugambi w'Imana. Ikibura ni kimwe gusa, ni igihe cy'Imana, ni isaha y'Imana. Kandi nkwibutse ko umubwiriza yaravuze ngo buri gihe cyose n'igihe cyacyo. Umubwiriza gatatu ngo buri gihe n'igihe cyacyo. Hari igihe, haleluya, hari igihe. Reka nkubwire ijambo rimwe, umuntu nanagusuzugura ntuzumve ko byacitse cyangwa se ari umwanzi wawe. No, ni ukubera igihe. Kubera ko igihe nicyo gituma umuntu agufataho ijambo ko yishakiye, ariko kandi ikindi gihe gituma abantu bakubaha. Reka nkubwire ijambo rimwe rikomeye, byose ni impamvu z'igihe. Mwene data, humura, humura. Ntabwo uri mutoya muri iyi si y'abakomeye, ntabwo uri mutoya muri iki gihugu cy'abakomeye, ntabwo uri mutoya muri uyu muryango wavukiyemo w'abakomeye, ntabwo uri mutoya muri izi nshuti zawe z'abakomeye. No, byose ni impamvu z'igihe, byose ni impamvu z'igihe. Reka nkubwire icyo Imana igutekerezaho, reka nkubwire icyo Imana yakuvuzeho. Muri Yeremiya igice cya mbere ku murongo wa 4 ndetse n'uwa 5 haravuga ngo maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, Yeremiya we, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakweje utaravuka, ngushyira ku muhanuzi ugomba guhanura amahanga. Ala before enekota. Reka nkubwire irindi jambo riri aho ngaho muri Yeremiya muri icyo gice cya mbere ku 11. Yeremiya ashyira igihe kinini iby'Imana ivuze bitarasohora, ariko yongera kumugarukaho muri 11 muri icyo gice cya mbere. Iramubwira ngo Yeremiya we, uruzi iki? Yeremiya aravuga ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Waroye neza ko ariko ndindi ijambo ryanjye. Haleluya, haleluya. Waroye neza ko ariko ndindi ijambo ryanjye. Reka nkubwire message irimo aho ngaho. Kubera icyo utarapfa, no kubera ko hari ijambo ry'Uwiteka ryavuzwe kuri wowe. Wavuga ngo kubera iki ntahuye n'abahanuzi? Reka da, Imana yakumenye icyurusoro mu nda y'umubyeyi wawe. Icyo uzaba cyo Imana yagiteguye utaravuka. Muri plan y'Imana, mbere y'uko uza ku isi, muri kalendari y'Imana yabanje gushyiraho n'icyo uzaba cyo. Wambaza ngo kubera icyo utaraba cyo? Ni impamvu z'igihe. Wowe turiza Imana gusa. Gusa nkwibutsa akantu kamwe gakomeye. Satani nta kindi cyamuzanye mu isi, n'ukwica n'ukwiba no kurimbura. Niyo mpamvu kenshi afatirana abantu bamwe akabafatiranya n'igihe barimo kugira ngo yice viziyo yabo Imana yari yarabateguriye. Reka nkubwire mwene data, reka mbisubiremo. Niba wari no mu nzira zidakwiriye kubera ubuzima urimo, kubera imibereho mibi, kubera uri wenyine, reka nkubwire ngo nturi wenyine. Imana iri kumwe nawe. Garuka mu bwiza bw'Imana. Yewe ngwino, ngwino, ngwino. Kuba mu bwami bw'Imana nibyo bizatuma umwuzuro w'Imana ukugeraho. Wambaza ngo kubera iki none hari abatizera Imana babayeho neza? Nigeze mbisobanura abantu bamwe. Mu mugisha Imana yatanze, ntabwo yawutanze kuba Kristo gusa, ariko ku mukristo n'umwihariko. Byaza kuntwara umwanya munini mvuze kuri ibyo byose, ariko yenda tuzabisubiramo ikindi gihe. Reka nkubwire impamvu yabyo. Ntabwo imigisha yose tubamo muri iyi si iva mu bwami bw'Imana, kuko mbibutse ko na Satani arakora, kandi ubu bwami tugenderamo Satani yabugizeho ububasha, ariko Yesu yongera kuba umwambura, ariko kandi aracyakora, kuko igihe cyo kugira ngo arimburwe burundu ntabwo kiragera. Ariko kandi imbaraga z'Imana ziturindira muri iyo si ikoreramo Satani. Reka rero nkubwire, mwibutse ngo ntuzongere kurebera ku bandi, kuko ntuzi ibyo batunze aho babikomora, ntuzi ibyo batunze aho babikura. Ntabwo ubizi. Ibyo mbabwira ndabizi. Mfite urugero rw'abantu benshi nagiye mbohora, bagize ubutunzi, ariko Satani yabahaye abaha n'ama condition bagenderaho. Reka nkubwire mwana w'Imana, uburyo umuntu ashobora kubaka etage ariko akaba atayiraramo, akarara mu kanegisi karenye. Ibyo ndabizi, n'abantu benshi nagiye mbohora babaho muri ubwo buzima. Reka rero mwibutse ijambo rimwe rikomeye. Nta buzima bwiza nk'ubuzima buri mu Mana, nta mibereho myiza nk'imibereho iri mu Mana. Ntabwo nta buzima bwiza nk'ubuzima bufite Imana. Mwana w'Imana, Bibiri ivuze ijambo rikomeye. Yesu ashira imyaka myinshi, hashira ibihe binini ataragera mu Bisirayeli ngo ababohore. Haleluya. Nahoze mbwira abantu bamwe, nahoze mbabaza ngo kubera iki iyo dusenga abizera Imana tuvuga ngo Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka,
mana ya Yakobo, ngo mana ya Isirayeli. Kandi rimwe na rimwe turi abanyarwanda, irindi turi abarundi, irindi ari abagande, irindi turi abakongomani, irindi turi abanyakenya, irindi turi abanyamerika, turi abakanadiya, turi tukavuga ngo mana ya Isirayeli. Narabasobanuriye impamvu dukoresha iryo jambo, nababwiye aho byavuye. Nukwe ola bivone ko reka tuzabiganira, icyo cyigisho nacyo tuzakiganira, nzabibabwira, nzabibahishurira. Haleluya. Nukenera ko tuzakiganiraho, nshuti ya Yesu, icyo tuganira uyu munsi ni ijambo rikubwira ngo ntabwo uri mutoya. No, ntabwo uri mutoya, ntabwo uri mutoya. Nubwo utize ntabwo uri mutoya. Nubwo nta muryango ukomeye wavukiyemo ntabwo uri mutoya. No, nubwo na Yesu amahanga menshi yizera. Ntaho nigeze nsoma ngo mbona amashuri yize, ntaho nigeze mbona university yigiyemo, ntaho nigeze mbona simvuze ngo abana banyu bareke kwiga, nibige kuko nicyo gihe tugezemo. Nibyo Paul yavuze ngo ukuri mugezemo ko ariko mukirizwamo. Rero ndashaka kukubwira ngo ntabwo uri mutoya, nshuti ya Yesu. Haleluya. Ola before enekota shando le bonne sanction. Yesu agiye kuza, Abisirayeli bari bazi ko azaza ari umwami ubakiza amahanga yarabamereye nabi, ariko kandi ntabwo yaje ari iyo myumvire afite. Aho niyo nigeze mbwira abantu bamwe, muri Kristo nta muyuda, nta mugiriki, nta muroma. Muri Kristo ndi umunyarwanda, ndi mu Rwanda. Muri Kristo nta munyarwanda, nta murundi, nta munyakenya, nta mukongomani, nta mugande, nta munyamerika, no, nta musinga, nta muzigaba, nta munyiginya, nta mugesera, nta muhutu, nta mututsi, nta mutwa. Muri Kristo turi bamwe kandi turi abana b'Imana. Niba ugifite iyo myumvire uracyaboshye, ukeneye deliverance yo kubohoka. Wambaza ngo ni gute nabohoka kandi ifite ibikomere natewe n'abantu? Uracyaboshye. Mu byo Yesu yaje gukuraho n'ibikomere yaje kubikuraho. Uzambaze uburyo umuntu akiri ibikomere. Haleluya. Uzabishyire muri comment, ubaze ngo ni gute umuntu akiri ibikomere. Iyo nyigisho nayo tuzayitanga, mwene data. Kandi nkwibutse ko uyu kiboshye ntabwo uba uri mu buzima Imana yifuza kubamo. No, uba ufite abadayimoni bagukontorora, uba ufite abazimu bakuyobora, uba ufite kandi nigeze mbihishura. Iyo tuvuze abadayimoni n'abamarayika bashyiriweho iteka n'Imana. Umunsi bangaga kuyihamya mu bwami, bakirwaho iteka na Satani. Icyo ni igice cya mbere cy'abadayimoni. Hari n'abandi bakorera mu kirere, icyo bamwe abasenga bita ngo ni ikirere cy'abamedi na press. Abo nabo n'abandi badayimoni banze guhamya umwami w'umwijima, banga no guhamya Imana. Donc ntiwemere Imana, ntiwemere na Satani, ukaba uri mu rungabangabo. Abo nabo bahimbwe ngo n'abamedi na press. Nigeze mbishura, ubwo n'ubwami bwabayeho mu isi, ariko kandi bwakoranaga n'icyo kirere cy'abadayimoni nabo bakiriweho iteka. Kuko buri muryango wose cyangwa buri systeme yose igira connecte y'umwuka, igira connecte y'umwuka. Amen. Reka nkomeze icyo nendaga kuvuga, nze kugera ku musozi. Bunteze amatwi ho gato we kugenda kugira ngo wumve message yawe yanyuma. In the name of Jesus. Mwana w'Imana, Yesu yaje ari umwami w'amahanga yose, yaje ari umwami w'ijuru n'isi. Oh my God. Aho niho Petero yabimenye neza, aravuga ngo noneho rero menye yuko mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, Imana irabemera. Amen. Haleluya. Urakoze mwana. Aho ni mu byakozwe intumwa ibice 10:34. N'iryo jambo uzarisanga. Rero Yesu aje, abantu ba mbere nigeze mbivuga, abantu ba mbere bamenye ko Yesu yavutse, Bibiliya ngo ni abanyabwenge burasirazuba. Iyo bavuze iburasirazuba baba bavuze umugabane wa Afurika. Byantwara umwanya munini kuvuga ku mateka ya Afurika. Ariko kandi ibi nshobora kubivuga ntubyumve bitewe n'ubumenyi isi wahawe. Kuko nigeze mbwira abantu bamwe, ntabwo isi itanga ubwenge, isi itanga ubumenyi. Kuko ibyo twiga mu mashuri ni ibintu biriho, ni ibintu Imana yashyizeho, nibyo twiga mu mashuri. Tukamenya uko donc tubishyira mu mvugo dushaka, tukamenya uko tubishyira mu mwanya dushaka kuba birimo. Nicyo twita ubumenyi.
ariko ubwenge bwa nyabwo n'ubwenge buva ku Mana. Iryo ni ijambo tubona muri Yobu 28:28 ngo maze bwira umuntu iti dore ko Uwiteka nibwo bwenge kandi kuba mu byaha niko kujijuka. Wagize ngo ndakubeshya mwana w'Imana, gute waba uri umunyabwenge warize amashuri waraminuje ariko ugafata umwana ubyaye w'imyaka 16 ukamusohokana ahantu runaka ukajya gusambana nawe uri umugabo w'imyaka 50? Ibyo bintu wabihuza gute? Reka nkubwize ukuri, isi itanga ubumenyi ariko nta bwenge itanga. Kuba Uwiteka nibwo bwenge kandi kuba mu byaha niko kujijuka. Niba ukiri mu byaha shize amanga nakubwira ngo nturagira ubwenge bwa nyabwo, kuko ubwenge bwa nyabwo buva ku Mana. Icyakora ufite ubumenyi, wavuga Icyongereza, wavuga Igifaransa, yewe wavuga Igiswahili, wavuga ariko kandi ukabura ubwenge. Kubera iki? Ibaze ko umuntu ashobora kugira amashuri menshi ariko kubaka urugo bikamunanira. Ugasanga amadivorce menshi dufite n'ay'abantu bize baminuje. Ubwo urumva hari ubwenge? Ni ubumenyi, ntabwo ari ubwenge. Kuko bagize ubwenge bamenya kubana icyo ari cyo. Kuko Bibiliya ivuga ngo urukundo rwihanganira byose kandi urukundo ntabwo rwishyira hejuru, rwemera no kugirwa inama. Urihuranye kandi Bibiliya ikongera ikavuga ngo ni muri Yakobo hari ijambo rivuga ngo dans les bonnes stansoma Jésus contraire, aravuga ngo ahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Ariko akantu gato gusa kakubabaza gatuvuga ngo njyewe mbivuyemo. No, ntabwo nta bwenge bufite. Kuko intambara uri kunyuramo hari n'igihe haba harimo igisubizo cyawe. Iyo rero zivuyemo hari igihe uba uhunze igisubizo. My God. Shobora kuvugamo ibindi bintu bikomeye ku kijyanye n'intambara, genda nzabivuga ikindi gihe. Amen. Nababwiye ko intambara zibaho mu byiciro bitatu cyangwa icyo bamwe bita ibigeragezo. Hari intambara umuntu yizanira we ku giti cye kubera imyitwarire ye n'imibereho ye. Izi ntambara kugira ngo uzazivemo bigusaba guhindura imibereho yawe n'imyitwarire yawe. Hari izindi ntambara cyangwa ibindi bigeragezo umuntu yisangamo, ni intambara zizanwa na Satani. Izi iyo wamaze kubimenya ujya mu gakiza k'Imana, Imana ikagukuraho izi ntambara za Satani. Wizera Imana ugasenga ndetse n'abakozi b'Imana bakagusengera, izo ntambara ukazivamo. Ariko nanone ntabyirengagije, hari abandi bahuye n'izo ntambara biyambaza abakozi b'Imana ariko nanone bisanga mu zindi ntambara z'abakozi b'Imana. Aho nababwira ngo aho niho haje ikindi gitutsi ngo nta bakozi b'Imana bakiriho. Njya mbibona mu comment y'abantu benshi. Ariko nagira nkubwire ngo abakozi b'Imana barahari. Eliya yaravuze ngo ni muhanuzi we usigaye. Imana yamubwira ngo Eliya siho muhanuzi usigaye, hari 7 bitarapfukamira Bayali. Amen. Nawe waba muri ibyo 7 bitarapfukamira Bayali. Amen. Kandi nubona udakijijwe ntuzumve ko abandi badakijijwe, hari abandi bakijijwe. Haleluya. Rero naringiye kukubwira iki nshuti ya Yesu? Bene abo wabamenyera kuki? Yesu yarabivuze. Yaravuze ngo mu gihe cya nyuma azaduka abantu benshi binyoma, nabigisha benshi binyoma, bigisha ibihwanye n'amarari. Muri uwo muranyumva neza mwana w'Imana, bigishwa ramaza ngo tuzabamenyera kuki? Ko bazaba bavuga indimi nkatwe, bagahanura nkatwe, bakabwiriza nkatwe, bagakora n'ibitangaza nkatwe. Arabwira ngo bene abo abanjye muzamenyera ku mbuto zabo. Amen. Nigeze mbwira abantu bamwe, niyo wagira ibitangaza bingana biki, donc niyo wakoshwe ibitangaza bingana biki ariko udafite agakiza, ubu uri umwana wa Satani. Aho niho Yohana yavuze ngo mwabana b'incira. Reka nkubwire nawe unteze amatwi umukozi w'Imana, niba ukorera Imana ariko ukabivanga n'ibyaha, uracyari mu mwuka wa Satani. Ushobora kuba utanabizi ariko nawe ukeneye deliverance, ukeneye kubohoka. Waba uri bishop, waba uri apotre, waba uri pasteur, waba uri revera n'andi matitre njya numva,
waba uri evangeliste, waba uri porofete, ariko ukaba ugifite imbuto y'ikibi muri wowe. Hari umwuka wa Satani, hari igicano cya Satani kikuyobora. Ukeneye deliverance, ukeneye kubohorwa n'umwuka wera, ukeneye kubohorwa n'imbaraga z'Imana. Amen. Waba uri n'umukristo ukaba ukiyoborwa n'umwuka w'ikibi. Rero izo ntambara uko ari eshatu, iyo umuntu yizanira, iyo Satani azana, nindi Imana yemera ko umuntu yisangamo. Wambaza ngo iyi Imana yemera igenda iti? Amen. Iyi Imana yemera uzabisanga muri Yobu. Yobu ngo umunsi umwe Satani ari atembera mu isi, Imana iramwitegereza iramubaza ngo Satani, uragenzwa n'iki muri iyo si? Satani arasubiza ngo ndazerera isi ndiho nyitambagiramo nyizereramo. Urumva Satani ahora azerera. Imana yitegereje mu isi ibonamo umukozi wayo, ibonamo umukiranutsi wayo, iramwirata. Niba ari ikintu Imana yirata, ni umuntu yisenga mu kuri no mu mwuka, ni umuntu yikiranukira. Imana yirata Yobu. Oh haleluya. Iravuga ngo witegereje umugaragu wanjye Yobu burya nkiranukira. Nugira byinshi ukeneye kumenya kuri iryo jambo, nabwo uzashyiraho comment, tuzagusobanura neza. Turi hano kugira ngo tukubwire ibyo utazi. Amen. Shuti ya Yesu. Kandi ikindi kintu nabonye kicaba ni ikintu cyo kumva ko ibintu byose abantu babizi. No, ntugapinge ikintu utazi. Hakwihuta upinga, uzihute umenya. Uzaharanire kumenya icyo utazi, kuko umunyarwanda yavuze ngo icyo utazi urabaza. Yes. Amen. Yes ashimwe. Haleluya. Hereza Imana icyubahiro niba turi kumwe muri uyu mwanya w'inyigisho. Yesu aguha umugisha ko uzamuye amaboko yawe. Kandi hari impamvu wayazamuye, hari abandi batayafite. Hari impamvu wayazamuye, hari impamvu wavuga ngo haleluya, hari impamvu wavuga ngo amen, kubera ko hari abandi batayibasha bari muri bombone, baba bari kongererwa umwuka. Wowe n'iki watanze? Kunarebye utari umukiranutse ngo Imana yakurindira ibyo ngibyo. Kunarebye hari abandi basenga kandi bagerageza, kandi ugasanga bari mu bibazo. Yesu ashimwe. Mwana w'Imana, hari iby'Imana yemera, ariko muzambaze impamvu Imana ibyemera. Iyo ngisho nayo tuzayiganiraho, impamvu Imana yemera ko umuntu ageragezwa, impamvu Imana yemera ko umuntu yisanga mu bibazo, impamvu Imana yemera. Ariko mbabwiyeho gato impamvu Imana ibyemera ni kubw'inyungu zayo. Nzababwira mu buryo burambuye. Reka tugaruke kuri rya jambo twasomye kugira ngo dusoze. Uretse gato unkurikirane dusozanye. Yesu aguha umugisha kubwo kwihangana. Ndabizi turi mu isi y'umuvuduko w'ibintu byinshi, abantu babiruka cyane, ariko utinze gato. Hagutinda mu isi uzatinda imbere y'Imana, hagutinda mu bindi uzatinda imbere y'Imana, uzabona umugisha w'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu avukira i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode. Amaze kuvuka, abanyabwenge burasirazuba ngo babona inyenyeri igaragaza umwana. Mu bari bazi icyo inyenyeri zisobanura, genda nacyo nzakivugaho ko buri nyenyeri yose igira ikivuga, buri nyenyeri yose igira ikisobanura mu buryo bw'umwuka. Inyenyeri rero babonye yari inyenyeri y'ubutwari, yari inyenyeri yagaragazaga umwami wavutse. Abanyabwenge bari bazi kubimenya, bamenya ko umwami yavutse. Kandi abo banyabwenge ba mbere babibonye ni abanyabwenge b'Abanyafurika, ariko kubera ubukoroni ntabwo bigeze bahita bihuta bajya i Yerusalemu. Bajya Yerusalemu kubaza Herode aho umwami yavukiye. Kandi Herode nawe ntabwo yari abizi, ahubwo agira ubwoba, kuko mu byari byaranditswe ibitabo bari barabibitse. Bari bazi ko umwami, kuko mu mateka ya cyami umwami yasimburwaga n'umwana we. Ngira ngo nigeze mbibwira abantu bamwe, ni nayo mahame uyu munsi Ubwongereza bugenderaho n'ayandi mashyanga muri iyi si. Rero ntibiyumvishaga ko umwami ashobora kuzakomoka ahandi. Byatumye ahagarika umutima, amenya ko ingoma ye igiye kurangira, amenya ko tayari
kudeta yamubayeho donko ingoma ye isa n'iyarangiye bituma baza ngo uwo mwami wavutse ari he basoma ibitabo by'amateka n'ibyahanuwe basanga byaranditswe ngo nawe Bethlehem kuko yahagarikanye umutima nabo mu gihugu cye basomye ibitabo basanga byanditswe ngo nawe Bethlehem ho mu gihugu cya Yuda ni ukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda humura ntabwo uri mutoya byantwara umwanya kwigisha kuri iri jambo ni ukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda nawe Bethlehem nturi mutoya mu midugudu ikomeye yande ya Yuda kuko Yesu yavukiye i Nazareti wari umudugudu wasigajwe inyuma n'amateka kari agace kasigajwe inyuma n'amateka wari umujyi wasigajwe inyuma n'amateka la before enekota chandole bonne sanso nigeze mbwira abantu bamwe ntuzababazwe n'umuntu wagutanze kugenda umuntu ashobora gutanga kugenda ariko ukazamutanga kugerayo mbaho urugero gato genda soreza ahangaha tuzakomeza iyi nyigisho byatwara umwanya munini cyane mbaho urugero gato njya mbireba kuko ibintu byose biranyigisha iyo imodoka ziri mu muhanda usanga imodoka nini yenda zigeze muri ambutiyaje imodoka ntoya itide pasa za zindi nini ugasanga iyari inyuma igiye imbere y'izindi zose ikagerayo mbere reka nkubwire ngo humura nubwo hari abagutanze kugenda bisobanuye ko bazagutanga kugerayo no ntibitume wiyahuza ibiyobyabwenge ntibitume ukora amanyanga ntibitume ukora ubwesikoro ntibitume wiyambura agaciro k'ubumana ntibitume wiyambura ubumuntu no kuba gusa ugihumeka hari icyo Imana yakuremeye ntabwo uri mutoya reka nsoreze kuraka njya nkunda kukabwira abantu inzara y'umunsi umwe ntizatume urya imbwa uyita ikimasa Yesu aguhereza umugisha.